bitangira ahantu umusore atera intambwe ariko asa nk'uri kunyereza. Ari mu bunyereri buteye ubwoba. Alice, ndakumva mama. Ati nyaruka tugende. Umwana ati ndi kuza nta kibazo. Ati ariko ahantu hameze nabi hanyereye. Ati ndi kugerageza kwihuta ariko biri kwanga. Uwo ni umusore. Situzi berekeza aracyamuhamagara. Umubyeyi ati Alice, ihute, gerageza wihute. Ndaje mama. Ibintu bikomeje gukara ariko sitwamenye ibiri kujya mbere. Turaza kubireba hakurya. Umusore afite ibintu basa nkaho hari aho bagana. Ati reka nze nihute nta kibazo. Umusore arirutse na mama we yari imbere. Turamubona imbere. Barakomeje baragenda. Filime bayise Piriya. Turaza kumenya ibyo ari byo. Ni ibiki bijya mbere. Mukurikire. Nimucikwe. Alice, reka tugende. Baragenda. Bakigera babona umusaza, baramusuhuza. Ati mukomere cyane. Ati namwe mukomere. Umwana we yacecetse ntacyo avuga. Umubyeyi araranganya amaso arebamo ariko umwana uri kubusa asa nk'ufite ubwoba. Wakwibaza ni ibiki byabaye. Umwana akomeje guhagarara, ababyeyi baragiye. Ati mukomere cyane. Mukomere namwe karibu mutambuke. Ati mutambuke muze. Umwana nabyumva asa nk'uwikangamo. Habaye iki? Kadukurikira. Baricaye batangiye gusenga. Mana yacu, Mana igira neza. Umwana nabyumva. Umubyeyi ari kujya kubita umwana akajisho. Ariko akikangamo. Barakomeje. Hano hari umukobwa wundi tureba wicaye. Basa nkaho uyu musore hari ikintu baje kumwereka. Bikaba byamutunguye. Umwana aracyafite isoni. Yibaza ibyabaye. Ababyeyi nabo hari ikibarimo. Ni igiki? Umusaza uri hano imbere afata ijambo. Ati uyu mwana wanyu tugiye kumushyingira umukobwa. Umukobwa arishima aravuga ati yego. N'umusaza nawe ati nta kibazo. Ariko umwana we nabyumva uyu musore. Umusaza ati uyu mukobwa ugomba kumutunga. Nta kibazo ugomba kumutunga rwose. Umwana we, umubyeyi nawe araseka arishima cyane. Ati nibyo rwose ugomba kumutunga. Umwana ariko nabyumva we. Umwana ari ku ishuri. Ni ibiki arimo. Afite igishushanyo. Asa nkaho ari cyarangariyeho. Abandi bana bari kwigana bose bahanze amaso imbere ariko umwana we ahanze amaso ku gishushanyo cye. Umwarimu imbere ati ibintu mwigeze mwabimbwira. Ababaza ikibazo. Abana bareba mu ikayi no mu bitabo baraheba. Undi mwana nawe wa undi Alice ashiza hejuru. Ati ngiye mwari. Ati nanjye nuko bimeze. Abyumva kimwe nawe. Umwarimu araseka. Ati good, urabikoze. Batangira urugendo bagenda. Abanyeshuri basa nk'abavuye ku ishuri, buri wese afata ikinyabiziga cyarataha. Bakigenda hari abari kuganira hirya bagenda bashana. Abandi nabo umwana we ataha nyuma y'abandi. Wa wundi twabonye witwa Alice. Hari nyuma y'abandi. Nawe asinze ibitabo ari gushyira mu gikapu. Aratambika aragenda. Umwarimu asezera mwarimu. Ati bimeze bite mwana wa? Ati nabonye uri umwana mwiza. Umwana aseka marataha. Aracyamusifura. Umwarimu asa nk'uwatwawe nawe. Uyu mwana ni iki cyawe yakundiye umwana? Wandi kubona adashaka ko ataha. Kinyereka ko kantu. Umwana aramwereka. Ati ibi uri gukora? Ati ni byiza cyane. Ati nabonye uri umwana mwiza kandi ukurikira. Umwana araseka.
nta kibazo, ati tuzahuza ubutaha nta kibazo, turi kumwe. Mwana aragenda. Tubona undi ari kwandika, situzi uwo ari we. Dusanga ni wa mwana. Arandika ibiki? Ari kumwe na nyina. Arimo ari kwandika. Nyina amwitegereza ukuntu abamukozeho. Ati mwana wa vipi? Meze neza? Mwana akomeza aba busy. Ari kwisomera igitabo. Umubyeyi yumiwe. Ndamuherayo noneho. Arareba. Baraseka bose baramwenyura. Umubyeyi ati ibyo bintu uri gukora nyine ari gushushanya utuntu. Umubyeyi nawe yishimye. Ukunda guhabana n'ababyeyi warushimishije. Umubyeyi aracyamureba. Namukuraho amaso ni rukundo rwe. Ati mwana wa burya uri mwiza. Ni ukuri bwe uri mwiza narakwibyariye. Tangira kumukora umusatsi wawe akitwaye uri mwiza nta kibazo. Amufata ku rutugu akomeza kumuganiza. Ariko umwana asa nkaho atishimye. Imvura tubona hakurya imvura iri kugwa. Imvura irimo iri kugwa. Ni iki kijya mbere? Dukomeze dukurikire turaza kumenya ibijya mbere. Dutangira hano bari gusenga Allah. Bavuga ati Imana niyo nkuru, Imana niyo nkuru. Senga. Bose bari gusenga. Bari gusenga. Barimo barasenga. Imana niwe waturemye. Bakomeje gusenga. Undi aranganya amaso hakujya. Ababonye wa musaza. Uyu musaza mumwibuke ni wa musaza twabonye handi ari kuvuga ijambo. Ari kumwe na wa muhungu. Arahuye. Muhungu asa nk'ufite ubwoba. Nta kibazo rwose. Ntago bikabije cyane. Ko umusore avuze. Ni ibicyamubajije. Yaramubwiye ati urakonje. Kuko ndi kubona akavura kameze nabi. Nta kibazo umeze neza nta kibazo. Nta kibazo. Ati mwana ukomera cyane komera. Kandi ukomeze ukomere. Turi umwana mwiza. Musaza niko amubwiye ariko umwana nabyumva. Tubona umuntu ufite umutaka. Tera intambwe. Imvura yari imeze nabi bisa nkaho akazuba gatangiye kurasa ariko imvura yari yaguye yakabije. Umwana aratashye. Akomeje atera intambwe. Agenda ari wenyine. Abandi nyuma ye barahara ariko urabona ko asa nk'ufite ibibazo byinshi. Aseka adasetse. Bimeze bite? Aramusuhuza ariko we akomeza guseka arigendera. Tubona undi hano ni wa mwana. Atangiye gusokoza umusatsi. Ageze mu rugo atangiye gusokoza umusatsi ari kwireba. Ikintu gike tika ndebe uko njye bimeze. Arimo arireba. Kureba akavuga ati hano ntabikora gutya. Nawe atangiye kwireba nk'abakobwa. Akuyemo wamwe umupira. Ni ukubera icyo akuyemo umupira. Turakomeza turebe impamvu. Ariziritse atangiye kwitangira nk'abakobwa. Mbikoze gutya nyamara hari igihe byambera. Ni ukubera icyo uyu musore ari kwiga imico y'abakobwa. Ni iki cyaba kiri kubitera? Ntabwo tubizi reka dukurikire. Agenda yizengurutsa yireba abyina ashaya nk'abakobwa. Kiri kwigira nk'igitinganye. Byaba biri guterwa n'iki? Turaza kubimenya. Nimucikwe. Ashaya yigira ukuntu. Tamba. Ari muri dushe. Yambaye na kuteri. Ikindi gihe turamubona ari muri salo. Bari kumukuraho umusatsi. Umusatsi wose awukuyeho.
asa nk'uwarakaye, asa nkaho bamuhatiye kogosha aratabishaka, umusatsi wose bawumukuyeho, ari gukora mu mutwe, umusatsi wanjye mbega ukuntu nabaye, babo we kinabaye gutya koko, arimo arimyoza, asa nk'utishimye, batari ko nakundi nyine tu. Tubona hano ababyeyi na wa mukobwa, umwana arabareba hakurya, umwana wa kimeze bite? Bimeze bite wowe kumba ngwino mwerekana, urabona iki kintu? Iki ni umurizo. Umukobwa asa nkaho ari kubyikiriza ibyo umusaza ari kumubwira ati umurizo nk'upfunditse gutya, nka upfundika ntago wapfa kuwugira kukoraho, turubukomeye kandi unyerera. Ati icyo ashaka kumubwira ari gushaka kumwumvisha uburyo iyo bahuje imigambi we n'uyu mukobwa bakahuza urukundo rwabo rwagera kure, nicyo umusaza ashaka kubwira umwana, ariko akabicisha mu gupfundika umurizo, amwumvisha uburyo urukundo rwabo rwaba ari rwiza, bubatse umuryango. N'umwana n'umubyeyi ari kwikiriza, ariko umwana ntabyumva. Ati fata uyu murizo nawe urebe, fata. Umwana yamanje kwanga, ariko ageze arafata, ati niko bimeze, ari kubyikiriza atabyikiriza. Umukobwa aramureba akavuga ati umusore utanshaka no kubera iki? Tubona umusore arirutse, yirukanye wa murizo, agera imbere ya wa mukobwa. Kibite surambaza iki biteka, niba udanshaka hano uje kundeba nibiki? Umusore arababara, atari kubwo se ni kuba nagushaka bivuze yuko tutavugana. Umukobwa amurira umujunja, aramwihoreye, komeje kumujya umujunjamo. Atari ku bundi wagiye urambaza iki? Niba utanshaka ubundi kuko wavuze ko utanshaka, ubundi uri kuza kumara icyana. Tadi saya di rumah juga ngerasa ada yang kabiri kangahe ko n'ubundi wavuze ko utanshaka wagiye gushaka bushaka. Ya kayak ada bau-bau nyengat gitu. Sore agwa mu kantu. Turi kubwo ibyo biri kwigira ngo niba niyo gushaka abandi bantu, akigenda nyine ujye kubashaka. Umusore nabyumva. Tubona hano umusore ari mu biki, arimo aroza inkweto ari koza. Umubyeyi baraza, tiwe bite byawe uri mu biki? Turi ko mama ukumbwira ngo ndi mu biki? Umwana arikanga, asa nkaho umubyeyi hari ikintu amubwiye kidasanzwe. Mwana wa bose mbakubwire, we kumva yuko kubaka umuryango ari ibintu byadanje, tuzagufasha, tuzakuba hafi rwose, we gukomeza kuba ushaka kubaho wenyine. Atari ko mama ubu koko mwakwishimira kuba mwakingira, njye nabishaka, nose murashaka kunyubakisha umuryango ku ngufu. Ati mwana we humura, rwose nta kibazo, kubaka umuryango ni byiza. Ati wapi, umwana yabyanze, yakaniye. Nirwo ibyo bintu muri kumva ari byo koko? Umubyeyi yaguye mu kantu n'umwana nawe ari kurira. Ati akira wenda ajya kakantu urebe ko uragarura imbaraga. Akira ati njye nabyo ariko arabyanze, ntashaka kurya. Njye urangaburira byose n'ibyo uri kunkora. Umubyeyi nawe agenda karamwishararira, avuga ati ni ukubera iki nshobora kuba nshakira umwana wanjye ibyiza ariko ntabyumve, ndashaka kumwubakira umuryango ariko umwana ntari kubikozwa. Umubyeyi yababaye, ati mwana wanjye rwose bamutse wubatse umuryango byagufasha. Yababaye. Umwana bakubise amaso wa musaza, akimukubita amaso yamarira ahita agenda. Ubona hano umuntu acana itara ninde? Turaza kubisobanukirwa. Cana itara yenda kongeza iki cyambere, arashaka iki? Asa nkaho ari mu mwijima, ni wa nijoro.
bisa nkaho ari mu mwijima wa nijoro. Tubona umuntu akomanga mu mwijima. Ni wa muhungu, bisa nkaho ari wa muhungu uri gukomanga. Aragenzwa n'iki? Mu gicuku arakomanga. Ni njyewe, turashaka iki? Karibu karibu karibu. Kumbi yagiye kureba wa mwarimu. Wa mwarimu umwigisha. Yagiye kureba amuha ku cyara arasoma. Ndimo nkwabunywa, nta kibazo. Nukubera cyaje kumureba muri iri joro. Umusore asa nkaho atishimye n'ubundi ariko. Mwarimu amaze ati, "Se makuru bimeze bite?" "Meze neza." "Nta kibazo, meze neza." Ati, "Mu bakogoshe we?" Ati, "Banyogoshe." "None se byagenze bite?" "Ti, uje kundeba nijoro?" "Nta kibazo cyagenda nagukunze ariko nyine twari tuzabiganiraho, niyo mpamvu nyine nanjye kubuje kundeba nta mahirwe." "Ngo rwose nanjye niko bimeze." Abaramwenyuye gake. Umusore atangiye gutereka amaso, asa nk'uwatwawe. Kandi mwibuke cya gihe twamonye muri dushe, asa nk'aho hari ibyo ari kwikora. Yaba ari imyitozo yari arimo. Ari gutekera amaso wa mwarimu. Guterekera amaso. Aramureba udahumbya. Guterekera amaso, asa nk'ufite amarari. Arangije amusomye. "Ngo uri mwiza." Abasore baratingana. Ni abasore babiri bari gusomana. Ibijya gushyuha bica amarenga. Uyu musore twamubonye ari muri dushe, arimo hari ibyo ari kwikora bisa nk'iby'abakobwa. Yanze umuryango, yanze gushaka umukobwa, none aje kwitinganira. Aje gushaka iki? Umusore mugenzi we. Cyateye muri iyi si ntabwo mama. Kumva umuntu bagashaka kumwubakira umuryango, bagashaka kumuha byose, ariko ntabyumve. Ahubwo bitewe n'isi kuntu yabaye, agashaka kujya mu bindi. Urukundo ntiyanyuzwe n'umukobwa bamuhaye, ahubwo yanyuzwe n'uyu mwarimu. Niwe yumva babana. Baze n'ukuri. Cyarimo nacyo cyatwawe cyo kumubwira ati, "Rwose nta kibazo, dutama twari twiza, tuzibanira ubuziraherezo, nzagukunda." Ati, "Nzagukunda rwose." Kiramuhobera. Ati, "Rwose uri uwanjye. Uri uwanjye, nzagukunda, nzagukunda. Sinzagutererana." Iki kijya mbere. Turebe, barakwereka mu mwijima. Uracyari mu mwijima. Asa nkaho hari umuntu uryamye. Ni wa musore. Niba araryamye atuje. Niba ari gutekereza bya bindi yakoze, sinzi. Arimo aratekereza. Ahaguruka. Ikenyeza agasume. Ikenyeje agasume. Yambare. Arerekeza ahera. Reka turebe. Turacyari kumwe. Mucikwe. Asa nkaho ari kwitegura hari aho ashaka kwerekeza. Yambara akagofero. Neza cyane. Areba mu kirori akabona ni sawa. Filime bahise Piliyari. Naho ubutani muzacikwe na episode y'ubutaha. Uyu musore turangije asa nkaho ari aho yeri kwerekeza. Nihe yerekezaga?
bizakurikira ubutaha. Ese yaba agiye kureba wa mwarimu cyangwa yaba agiye kureba wa mukobwa? Ese yaba ashoboye kwisubiraho cyangwa ntashoboye kwisubiraho? Tuzareba muri filime itaha. Mwari kumwe nanjye, ugire ubuhoro, umugoroba mwiza n'umunsi mwiza. Ciao ciao. Sınırma vezir.